Yesu ashimwe toro ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuje mwese aho muri hirya no hino mu mpande z'isi, yaba ari muri Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndabasuhuje, yaba bari ku mugabane w'Uburayi ndetse Australia, Afrika, by'umwihariko abanyarwanda muri rusange. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ndashimira Imana rero Imana akanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo, kugira ngo abakunzi b'ijambo ry'Imana aho muri hose mureke twe mu mwanya umwe twumvishe umwuka w'Imana kugira natwe mu ijambo Imana ishize ku mutima aka kanya. Hanyuma rero muri kumwe na Evangeliste Robert Ndemezo, ndagira ngo rero aka kanya ka none reka dufate umwanya dusenge kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe, ndetse bagiye kumva ijambo ry'Imana giye guca mu matwi, mwirukane mu yandi matwi yabo bagushingiza imitima yabo, rizabera impamvu n'urwego bizabageza mu bwami bwo mu ijuru. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, ndagushimye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Baranangiye umwanya rero kuba nane kujya nsoje, Uwiteka atari ibyo uvuga ahubwo Uwiteka ari uvuga. Ubwire ubwoko bwawe bwose aho butaneye hirya no hino ku mpande z'isi. Ndagushimye kumvisha gusenga kwanjye kugira ngo Kristo umucunguzi wacu tabye nizeye. Amen, amen, amen. Dufite ijambo ry'Imana rero dusanga mu rwandiko Paul intumwa yandikiye itorero ry'Abaroma, igice cya kangahe cya 6 uhereye ku murongo waho, umurongo wa 10 na kangahe na 12 tugeze ku murongo wa 14. Birivuze iki? Ngo noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. 14. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Imana ishimwe cyane. Aho kuko mudatwarwa n'iki? N'ubuntu. 15. ngo nuko tujye dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Imana ihabwe icyubahiro bene data. Tunadusomera none mu rwandiko Paul intumwa n'ubundi yandikiye itorero ry'Abaroma, igice cyaho cya 12 umurongo n'uwa mbere. Ngo nuko rero bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima, byera bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwacu gukwiriye. Imana ihabwe icyubahiro. N'umurongo umwe gusa kujya ku murongo wa 2 gusa. Bene data, nzanye ijambo rivuga ngo gupfa ku cyaha. Gupfa ku cyaha. Ijambo ry'Imana ibitse mu Baroma 6 umurongo wa mbere biravuga ngo nuko tuvuze iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Ntibikabeho. Mwene data, ubuntu twarahawe n'ibyo, twahawe ubuntu bw'Imana, twahawe agakiza, ariko ntabwo ubuntu twahawe ntabwo buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo gusambana, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo gutongana, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kurwana, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kwiba, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kwesoroka no kuriganya no kubeshya. No, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kwigira ikigenge, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo gusenga iby'Imana no gupfukamira ibyo ubonye byose, no kurya ibyo ubonye byose, no gugotomera ibyo ubonye byose. Ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kwigira ikigenge, kudakurwa kwizima. Ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kuroga bene so, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kwangana. No, ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kugira ishyari na mugenzi wawe n'amahane n'impaka n'ibindi. No, suka abakozi b'Imana tubayeho. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Genda umukozi w'Imana ukubwiriza ukuri. Mwibuke neza turi mu nsanganyamatsiko dusanga mu Migani 23 umurongo wa 23 ngo gura ukuri, gura ubwenge no kwigishwa, gura ubuhanga. Iyo ni insanganyamatsiko ndimo gusengeramo iminsi 40. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma uyu munsi rero naje kubwiza ukuri. Pfa ku cyaha nta kindi. Pfa ku cyaha nta kindi. Ni ugupfa ku cyaha. Ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira bwo kuvuga amagambo ubonye yose. Ntabwo ubuntu wahawe buguha uburenganzira
Imana ishimwe cyane. Bw'uburenganzira bwo kuvuga ibyo ubonye byose. Ntabwo ubuntu bw'Imana wahawe bw'uburenganzira bwo kuvuga bagenzi bawe no kweshisha bagenzi bawe ururimi rwawe. Ntabwo ubuntu wahawe bw'uburenganzira bwo gukora ibidatunganye mu maso y'Imana. Ntabwo ubuntu wahawe bw'uburenganzira bwo kwanga bene so. Ntabwo ubuntu wahawe bw'uburenganzira bwo gusinda mu byo uvuga, bwo gusinda mu by'isi, bwo gusinda mu maganya y'isi. No, ubuntu wahawe nubwo kubahisha Imana mu maso y'abantu, nubwo guhesha Kristo, Imana ishimwe cyane, nubwo guhesha Kristo icyubahiro mu maso y'abanyamahanga. Imana nishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero reka amaso yawe apfe mu mwana wayo kugira ngo ukore ubushake bw'Imana. Reka amaguru yawe apfe kugira ngo ukore ubushake bw'Imana. Reka ururimi rwawe rupfe kugira ngo ukore ubushake bw'Imana. Reka umunwa wawe upfire mu mwana kugira ngo ukore ubushake bw'Imana. Reka amatwi yawe apfe kugira ngo ukore ubushake bw'Imana. Ijambo turiho ni ugupfa ku cyaha. Ni ugupfa ku cyaha. Imibiri yacu ikaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwacu gukwiriye. Hanyuma rero mwene data, ntushobora gukorera Imana nk'uko ishaka igihe cyose umubiri wawe atari igitambo kizima. Ntabwo byakunda. Ntabwo ushobora gukorera Imana nk'uko bikwiriye igihe umubiri wawe atari igitambo kizima. Reka amaso yawe abe igitambo kizima. Reka amazuru yawe abe igitambo kizima. Reka ururimi rwawe rube igitambo kizima. Reka umubiri wawe ube igitambo kizima. Reka amaboko yawe abe igitambo kizima. Reka amaguru yawe abe igitambo kizima kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose. Imana ishimwe. Imana ntabwo icyubahiro. Birivuze cyangwa rero mu Baroma 6 umurongo waho wa 3 ngo nimuzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Mwene data, uzi neza ko ababatijwe muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, ababatijwemo bose babatijwe no mu rupfu rwe. Bivuze ngo bapfanye na Kristo, babambanywe na Kristo, bapfana na Kristo, bazukana na Kristo, ubu twicaye mu ijuru mu buryo bw'Umwuka wera. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero kuko umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese abe ari nako nange tugenda mu bugingo bushya. Niba Yesu yaratsinze, Imana ihabwe icyubahiro, yaratsinze urupfu ku musaraba. Niba Yesu Kristo yaratsinze icyaha ku musaraba, akaba yarapfanye ibyaha byacu, Imana ihabwe icyubahiro, agapfana ibyaha byacu ku musaraba hariya, agapfa akazuka, Imana ihabwe icyubahiro. Niko natwe dukwiye kwiyumvamo ko twabambanywe na Kristo ku musaraba, tugapfana nawe, tugahambanwa nawe mu mubatizo we, tukazukana nawe mu buryo bw'Umwuka wera. Hanyuma rero niba Yesu Kristo imbaraga z'isumba byose Imana Data zaramuzuye, Imana ihabwe icyubahiro, natwe tukiyumvamo yuko dukwiriye kugendera muri we turi mu bugingo bushyashya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Gatatu rero ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha kuko wapfuye abatsindishijwe ibyaha. Mwene data, hari igihe ubamba umuntu wa kera agatinda gupfa, ariko ukwiye kuva ku musaraba ariko uwo muntu yapfuye. Ukwiye kuva ku musaraba ariko umuntu wa kera umusize mu gituro. Ukwiye kuva ku musaraba ariko kamere yawe yapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi birakunda uyu munsi wa none pfa ku ntonganya, uyu munsi wa none pfa ku magambo, uyu munsi wa none pfa ku bwibone, uyu munsi wa none pfa ku kwirarira, uyu munsi wa none pfa ku bwiyemezi, uyu munsi wa none pfa ku kavuyo n'akajagari, uyu munsi wa none pfa ku busambanyi, uyu munsi wa none pfa ku businzi, uyu munsi wa none pfa ku ishyari, uyu munsi wa none pfa ku gusenga ibigirwamana, uyu munsi wa none pfa ku kwitandukanya n'abandi, uyu munsi wa none pfa ku bugambanyi, uyu munsi wa none pfa ku kwishyira hejuru, uyu munsi wa none pfa ku bitsindisha by'amagambo byose uhura nabyo. Reka uyu munsi wa none rero uzukire muri Kristo. Imana ishimwe cyane kuko ngo niba Kristo Yesu niba twarapfanye nawe tukazukana nawe, dukwiye guhanga amaso kubiri hejuru, ntabwo dukwiye guhanga amaso kubiri hasi. Imana nishimwe rero bene data, ntabwo imibabaro y'iki gihe mwene data ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. No, ntabwo imibabaro y'iki gihe ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Reka upfe ku kintu cyose mubere igitambo kizima, we kwishushanya nk'ab'iki gihe, ahubwo ukore ubushake bw'Imana. Muri iyi minsi ya none bene data dufite abantu bahindutse ariko ntabwo bahindutse rwose. Dufite abaririmbyi bahindutse ariko si rwose. Dufite abavugabutumwa bahindutse ariko ntabwo ari bose. Dufite abashumba bahindutse ariko ntabwo ari bose. Dufite abahanuzi bahindutse ariko ntabwo ari bose. Dukeneye guhinduka neza.
guhinduka neza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ukora ibyaha ni urwango ufitiye ubuzima bwawe, iyo usambana ni urwango ufitiye ubugingo bwawe, iyo ubeshya ni urwango ufitiye ubugingo bwawe, iyo wambura, iyo wesoroka ni urwango ufitiye ubugingo bwawe. Imana itugirire neza. Iyo ukora ibyaha nta gahunda n'imwe ufite yo kuzabona n'Imana mu maso. Hanyuma uyu munsi none rero muzanye ijambo ngo pfa ku cyaha, wowe wamutinganyi we pfa ku butinganyi, wowe wamusambanyi we pfa ku busambanyi, wowe wamusinzi we pfa ku businzi, wowe wamuriganya we pfa ku buriganya bwawe. Imana ikugirire neza. Uyu munsi urabona ubwiza bw'Imana, urabona kugira neza kw'Imana, urabona imbaraga z'Imana, urabona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Pfa ku cyaha, pfa ku cyaha, pfa ku cyaha, pfa ku cyaha, pfa ku cyaha. Niko Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma umurongo wa 10 ngo urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko kubwariho ariho kubw'Imana. Mwene data, reka uyu munsi upfe byonyine gusa. Uyu munsi urupfu rumwe, kugusambana bipfeho rimwe, ku businzi bipfeho rimwe, ku magambo bipfeho rimwe, kukubeshya bipfeho rimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Kamere yose uyu munsi yipfeho uyu munsi birangire. We kongera kwipfa inshuro ya kabiri, kuko nta n'urundi rufatiro wahawe rwo kubakaho. Urufatiro twahawe n'urw'inwa n'abahanuzi nta kindi, ariko nyamara Kristo Yesu niyo birikomeza ifuruka. Imana nishimwe rero kandi Imana nihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero ibyaha byawe byose reka ubipfeho rimwe, reka ubipfeho rimwe, kuko na Yesu nawe ngo yabipfuyeho rimwe gusa, rimwe risa ryonyine. Hanyuma nawe fata icyemezo uyu munsi. Reka uyu munsi fata icyemezo cyo kubaha Imana, reka uyu munsi fata icyemezo cyo kugenda mu bugingo bushyashya, reka uyu munsi fata icyemezo cyo kugenda na Kristo mu bugingo bushya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Umurongo wa 11 ngo abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukamuro ku Mana muri Kristo Yesu. Hanyuma mwene data rero birumvikana neza, niba twarapfanye na Kristo, tukambanywa na Kristo, tugapfana nawe, tukazukana nawe, ntabwo ubugikora icyaha. Mwene data, iyo agashaka kaguye mu butaka kakabora nibo kamera imbuto nyinshi. Bivuze ngo umuntu wese utarapfa ku cyaha ntabwo yaba umwigishwa nyakuri wa Kristo. Ukeneye gupfa wa mukobwa we, ukeneye gupfa wa musore we, ukeneye gupfa wa mugabo we, ukeneye gupfa wa mugore we, ukeneye gupfa ku ngeso zawe, ukeneye gupfa ku buhehesi, ukeneye gupfa ku marari. Reka njye no ku buhehesi bwamaze abantu bamazwe n'ubuhehesi, bamazwe n'ibibwa, bamazwe n'ibihene bibazengurutse. No, ukeneye gupfa ku marari y'ubusambanyi, ukeneye gupfa ku marari y'ubuhehesi, ukeneye gupfa ku marari y'umubiri y'uburyo bwinshi arwanya ubugingo, ukeneye gupfa kuri kamere. Umuntu wapfuye ni ukorera Imana nk'uko bikwiriye. Utari wapfa ntabwo wemerewe kwigisha ubwoko bw'Imana, utari wapfa ntabwo wemerewe guhagarara imbere y'iteraniro ry'Imana ngo uryigishe. Urimo uriruga nta kindi. Ukwiye kujya imbere ku ruhimbi ariko wejejwe, ukwiye kujya ku ruhimbi ariko ukijijwe neza, ukwiye kujya ku ruhimbi ariko mu mwuka w'Imana. Ugomba gupfa ku ngeso za kamere, ugomba kuzipfaho. Ijambo ry'Imana rivuga iki rero mu Byahishuwe 22 umurongo wa 15 birivuga iki? Ngo hanze hazaba imbwa, hanze hazaba imbwa, hanze hazaba imbwa n'abarozi. Cyambere hanze hazaba imbwa, cyo ni kimwe. Kabiri abarozi. Gatatu abasambanyi. Kane abicanyi. Gatanu abasaba ibishushanyo bisengwa. Gatandatu n'umuntu wese ukunda kubesha, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Abo bose ntabwo bazigera binjira mu bwami bw'Imana. No, ndemezo ndahanuye ndi mu ijambo ry'Imana. Wowe ukiri umusambanyi, wowe ukiri umurozi, wowe ukiri imbwa ndavuga ubusambanyi, ubwo ndavuga abahehesi, abantu bahetse abagore b'abandi, bahetse abagabo b'abandi, bahetse abana bakiri impinja bakiri batoya. No, ijambo ry'Imana rimanukiye Abanyarwanda, rimanukiye Afurika muri rusange, rimanukiye isi. Ngo niba ijambo ry'Imana we kwinyangira umutima nk'uko basokuza bacu binangiye imitima bakarimburwa n'umurimbuzi mu butayu. Hanyuma rero hanze hazaba imbwa n'abarozi. Mwene data, niba uri umurozi, niba uri imbwa, hanze hazaba imbwa n'abarozi. Niba uzi ko neza uri umurozi, ukaba uzi ko uri umuhehesi, ukaba uzi ko uri umusambanyi, ukaba uzi ko uri umwicanyi wanga mwene so, ukaba uzi ko usenga
ibishushanyo bisengwa birirwa mu mafilime n'ibindi, ureba za porunogarafi, ureba ibiteye isoni byose no gukunda kubeshya ukabikora, no, ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Pfa kuntonganya, pfa ku burozi bwawe, pfa gusenga ibigirwamana, pfa ku bwicanyi, pfa kukubeshya, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu Byahishuwe 20:27 ngo muri urwo rurembo, muri rwo ntihazigera habamo ikintu kizira icyo ari cyo cyose, no, cyangwa umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, ngo keretse abanditswe mu gitabo cy'umwana, mu gitabo cy'umwana w'intama. Abo ngabo Mana tugirire neza, Mana tugirire neza, ngo keretse abanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama, abo ngabo nibo bazinje muri mu rwera. Bibiri ivuga iki rero? 21 umurongo wa 8. Bibiri ivuga iki? Ngo ariko abanyabwoba, cyo ni cyambere, abanyabwoba n'abatizera, abanyabwoba, abantu banga gukizwa neza, abantu bagira impuhwe zo gukora ibyaha, abantu bagira impuhwe zo gukora ibyaha, abantu batizera, abanyabwoba badafite urukundo rwa Kristo mu mitima yabo, nta bwami bw'Imana, nta bwami bw'Imana bafite. Abo ntabwo bishoboka. Naho ijuru byari bitangwa na so, ntabwo yari kwinjizamo. Nawe yari bitangwa n'umubyeyi wa mama wawe, ntabwo yari kwinjizamo. Nawe yari bitangwa na pasiteri, ntabwo yari kwinjizamo, no. Keretse afite imitima itunganye, keretse afite inzira mu mitima yabo zijya i Siyoni, nibo babasha kwinjira mu burimbo rwera. Imana ishimwe, Imana ntabwo icyo. Abambere rero ngo ariko abatizera ngo abanyabwoba n'abatizera 2, n'abakora ibizira 3, abicanye 4, abasambanyi 5, abasenga abarozi 6, abasenga ibishushanyo bisengwa 7, ngo n'abanyabinyoma bose 8. Ni ibintu 8 niyo biki kuri uyu munsi wa none. Ndakubwiza ukuri ndemezo, ndi mu mwuka w'Imana, ntabwo uzijya winjira mu bwami bw'Imana, ntabwo uzajyayo. Nawe yabitanga ijuru ritangwa na so, ntabwo yakwemera kwinjiramo, no, ntabwo byakunda. Birivuga iki rero? Muri Yesaya 3:8 ngecako ngo hazabe inzira nyabagendwa. Iyo nzira ifite izina ryayo, izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Ngabandi imitima ntabwo bazayicamo, ndetse abaswa naho ngabagenzi naho bari abaswa ntabwo bazayiyoberwa. Imana hafi icyubahiro. Iyo nzira mwene data rero ntabwo ari inzira y'abirabura gusa, no, ntabwo ari abantu b'inzobe, no, si afite amabuno manini cyane, no, si abantu bamaneke, no, si inzobe, no, si abirabura, no, si abagufiya, no, si abarebare, no, ahubwo ifite izina ryayo. Ubu ni inzira yo kwera no gukiranuka, ngo abandi imitima ntibazayicamo na gatoya, no. Naho yaba ari so, naho yaba ari pasiteri, naho yaba ari abahanuzi, urinde. Icyo usabwa ni uko uri mu nzira yo kwera no gukiranuka kugira ngo ubashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Reka tube ijambo ry'Imana ko rivuze aha rero umurongo wa 10, umurongo wa 12 ngo noneho nimukimike ibyaha mubiri yanyu zapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, ngo kandi nimuhinge ingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitanye mwihimana nk'amazuke, n'ingingo zanyu muzihimana kuba intwaro zo gukiranuka. Hanyuma rero uyu munsi wa none muzane imisego ivuga ngo ntuzongere kandi ntukongere. Iyo wumvishe ubutumwa bwa Yesu Kristo, ntuzongere kandi ntukongere. Imana ntabwo icyubahiro. Ntuzongere kandi ntukongere. Kumvira ibyifuzo by'umubiri ngo uhite ubisubiza, no, ntibishoboka. Nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Ntukimike intonganya ku rurimi rwawe, ntukimike ubuhehesi ku maso yawe, ntukimike ubusambanyi ku maso yawe, ntukimike ubusambanyi ku rurimi rwawe, ntukimike amajwi y'ubusambanyi ku mutima wawe, ntukimike ubusinzi ku rurimi rwawe, ntukimike ibyaha ku rurimi rwawe, ntukimike amagambo ku rurimi rwawe, ntukimike ubugoryi n'ubupfapfa ku rurimi rwawe. Mwene data, niba ushaka ubugingo buhoraho, pfa ku cyaha nta kindi. Wikwimika, wikonya kumvira umubiri wacu urarikira, no, wikumvira Satani, wikumvira umubiri wawe, no. Ndimo ndababwiza uyu munsi wa none, mbitegetswe n'ijambo ry'Imana. Wikumvira umubiri wawe, wikumvira ayo maso yawe, wikumvira ibyo bitekerezo byawe bipfuye byose. Reka ibyo bitekerezo byawe byose bipfe muri Kristo, reka imigambi yawe yose ipfe muri Kristo, reka ukora ubushake bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ry'Imana riravuze mu gice cyaho cya 14 ngo ibyaha ntibikategeke kuko mudatwarwa n'iki n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'iki?
n'ubuntu. Mwene data mube neza, ntabwo tuyoborwa n'amategeko twebwe, tuyoborwa n'ubuntu bwa Yesu Kristo duheshwa no kwizera. Imana yabwo icyubahiro. Umutima uhana uri muri wowe wa mukobwa we, maze iminsi Sakumva gusigewe gushaka byaratinze, yewe wa musore we ugushaka byaratinze, yewe wa mugabo we urukoza tunze kubuvamo, wikwicira inzira, wikwara igigomana byose ubonye abanyamahanga, wikora ibyo ubonye, witanga umubiri wawe ngo ubone guhabwa akazi. No, wisambana. Imibiri yacu ni insengero za Kristo, ni insengero z'Umwuka Wera. Wowe rero urimo gusenya urusengero rwa Yesu Kristo, ukakamo ibizira byose, mufitanye urubanza rukomeye cyane. Wowe utsemba urusengero rwa Kristo, urusengero rw'Imana, Imana izagutsemba ndetse bikomeye cyane. Mwene data, ntabwo imibiri yacu ari iyo gusambana, ntabwo imibiri yacu ari iyo kwiba, ntabwo imibiri yacu ari iyo kurwana. No, ntabwo imibiri yacu ari iyo kwesoroka, ntabwo imibiri yacu ari iyo kuvuga nabi, ntabwo imibiri yacu ari iyo kugira ishyari. Imibiri yacu si iyo kwimikamo ibyaha byacu. No, ahubwo imibiri yacu niyo guhimbaza Imana, niyo guhimbaza Kristo, niyo kubahisha Imana. Praise Jesus. Ndashima Imana kubwira ijambo. Reka Umwuka Wera yemeze imitima y'abantu, reka Umwuka Wera avugana nawe uyu munsi. Ahari bishoboka yakugirira neza, yagweza agakiza ku buntu. Imana nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Soma ijambo ry'Imana twumve nanone 14 ngo nuko tujye dute, mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Ntibikabeho. Mwene data rero, abo mwihaye kuyimbata muyimbata z'uwo nguwo. Mwene data, ariko nimwene gw'imibiri yanyu bitera isoni, muzamuri imbata z'ibyaha. Ariko uyu munsi nanone fata icyemezo cyo kwimbata y'ukuri, imbata Yesu Kristo. Fata icyemezo cyo gupfa ku cyaha cyose. Ndabizi hari ibyaha byakwizingiyeho, hari ibyaha unaniye kureka, ariko Yesu Kristo ari ahangaha ngagufashe, ngakugirire neza, atwambika imbaraga. Abatinganyi Imana isanya urubanza n'abatinganyi bose. Imana isanya urubanza n'abasambanyi ku mugaragaro. Imana isanya urubanza n'abasinzi. Imana isanya urubanza n'abeso n'abariga n'abajura. Imana isanya urubanza n'abikinisha. Imana isanya urubanza n'abagabo binuza ibitsina byabo. Imana ifite urubanza n'abagore binuza ibitsina byabo. Ndabwira isi, ndabwira Afurika yose, ndabwira Aziya, ndabwira Uburayi na Australia. Imana ifite urubanza n'abagore basambana n'abandi bagore. Imana ifite urubanza n'abagabo basambana n'abagabo bagenzi babo. Imana ifite urubanza n'abantu bihinduza impu zabo. Imana ibagirire neza. Imana ifite urubanza n'abasambanyi, n'abahehesi, n'abicanyi. Birivuga iki bene data? Muramenye ntabwo Imana ineguzwa izuru. No, si uko bimeze. Ijambo ry'Imana rivuga iki rero? Rivuga iki ijambo ry'Imana? Rivuga iki mu Bakorinto ba mbere 6:9? Ngo nimuzi yuko abakiranirwa batazigera binjira mu bwami bw'Imana. Ngo nimukishwe cyane ngo guheheta no gusambana. Kangahe guheheta? Cyo ni icya mbere. Gusambana icyo guheheta ni icya mbere. Kabiri, gusenga ushushanyo. Gatatu, hakazamo gusambana. Kane, ubutinganyi. Abatinganyi Imana irabibasiye cyane. Abasambanyi muri iyi minsi Imana irabibasiye. Abasenya ubugirwamana Imana irabibasiye. Abahehesi basenya ingo z'abandi, bamaze ingo z'abandi, basenyeye abagabo, basenyeye abagore. Abahehesi Imana ifite nabo urubanza. Gatanu, abantu kwifuza kubi. Abantu bifuza kubi bakaniba, kwiba 10%, kwiba amaturo, kwiba 10%, kwiba iby'abandi bitari ibyabo. Abo bantu Imana nabo ifitanye nabo urubanza. Kwiba no kwifuza kubi, Imana ifitanye urubanza n'abo bantu. Hanyuma ngo ibitutsi gutukana. Abantu batukana Imana irabarambiwe cyane. Ntabwo ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana niba ugitukana. Utarapfa ku rurimi rwawe niba ugitukana. Abasinzi ugasanga umuntu yarize, ni doctor, ni professor, ariko aramutaye mu muhanda. Ni doctor ariko arasambana. Ni doctor ariko aranywa urumogi. Ni doctor ariko aranywa itabi. Ni doctor ariko aragenda adanira mu muhanda. Ubwo bwenge ni ubwenge bw'abadayimoni, ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, si ubwenge bw'Imana. Ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, si ubw'Imana. Ubwenge bwo mu ijuru ni ubuhe? Icyambere buraboneye, ni ubw'amahoro, ni bwo kugirwa inama, ni burabana ku butoni, ntabwo bugira uburyarya, ni ubw'amahoro, ni urw'urukundo. Ndafashe
mwami wanjye, nubwo ibyishimo, nubwo umunezero, nubwo kubaha Imana, ubwo n'ubwenge bw'Imana ntibugire uburyarya, ntabwo burobana ku butoni. Hanyuma rero wa mugabo we, niba uri professor, ukaba uri doctor, ukaba ufite bachelor's degree, sinzi ibyo wize byose, ukaba ukinywa itabi, ukaba ugisinda, ukaba ugifite ishyari, ukivuga nabi, ugitonganya, ukiri umugome, ukigira amahane, ukigira mpaka, ukeneye gupfa. Fa ku nzoga, fa ku busambanyi, fa ku bwenge buke, fa ku bupfu n'ubwibone. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo n'abapfu n'abibone ntabwo bazigera binjira mu bwami bw'Imana. Ntabwo byakunda. N'abanyazi bose, abanyazi, abariganya ntabwo bazigera binjira mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki rero? Rivuga iki? Rivuga iki ijambo ry'Imana muri Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubwanditswe na Mariko 7:20. Ngiva umuntu nibyo bimuhumanya, kuko mu muntu havamo imigambi mibi, havamo uguheheta no gusambana, kwica no kwiba, ijisho ribi n'ibitutsi, iby'isoni nkeya iby'isoni nkeya n'iby'uburiganya, hakavamo ubupfu n'ubwibone. Ibyo byose mbabwiye nabyo bihumanya umuntu. Hanyuma rero izera Imana uyu munsi, izera Kristo uyu munsi, atsikamire iyo myanda yose. Hari imyanda wambaye, ukeneye kuyiyambura. Hari imyanda wambaye, ukeneye kuyiyambura. Hari imyanda ufite, hari imyanda y'ubuhehesi, hari imyanda y'amagambo, hari imyanda yo kwanga bene so, hari imyanda yo kwikunda. Ukeneye kwikunda uve ku cyaha mwene data, kurisha Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Kabiri, ikunde. Impamvu mbona abantu muri iyi minsi basambana, bakora ibyaha, banze kumvira Imana, ni urwango bafitiye ubugingo bwabo. Nta gahunda bafite yo kuzabonana n'Imana mu maso. Maze ugirire neza. Hanyuma ikunde, no gukunda mugenzi wawe. Ntabwo akunda mugenzi wawe ugikora icyaha. Ntiwakunda mugenzi wawe utarikunda. Ntiwakunda mugenzi wawe utarubaha Imana. Banza wikunde. Banza ukunde Imana. Kabiri, banza wikunde. Kabiri, banza ukunde Imana. Kintu kimwe. Kabiri, ikunde. Kintu cya kabiri. Gatatu, kunda mugenzi wawe. Hanyuma fa ku cyaha. Gahunda no gupfa hehe? No gupfa ku cyaha. Ijambo ry'Imana riravuga mu Magatyo 5:19 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyihe? Ni ngiyi. Ngo gusambana kintu cya mbere. Kabiri, gukora iby'isoni nkeya. Gusambana rero wasambana kubera ko gusambana, hari gusambana bisanzwe. Kabiri, hari gusenga ibigirwamana. Gatatu, hari ubutinganyi. Kane, hari guhindagurika mu myizerere nk'uko Ezekiel yabihanuye muri 10:6 ya nyuma. Bene data, Imana ishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Imana tugirire neza. Hanyuma rero icya kabiri ni ibyaha by'urukozasoni. Ibyaha by'urukozasoni rero ni ibyaha bishingiye ku myambarire, ni ibyaha bishingiye ku mibereho yacu. Ibyaha by'urukozasoni, hari ibyaha wabona imyambarire, umuntu yambaye icupa, umuntu yambaye ubusa bwo buri hanze. Ubwo ni ubusa. Ambara wikwize. Niba ari ijipo ambara wikwize, niba ari ipantaro ambara wikwize, niba ari ishati ambara wikwize. Niko bikwiriye. Imana itugirire neza. Hanyuma icyaha cy'isoni nkeya, abantu basomana mu rwihisho. Imana niwe irakureba. Wowe uzi ngo sinkureba, uzi ngo ntabwo pastor akureba, ntabwo umuhanuzi akureba, ariko Imana irimo irakureba. Va mu busambanyi bwawe rero, va mu bizira byawe mwene data, va mu kwambara ubusa kwawe. Ambara neza, wikwambara ubusa. No. Icya kane, gusenga ibigirwamana n'ibishushanyo bisengwa. Mwene data, basore bakiri batoya rero, yemwe bagabo, yemwe bakobwa, va mu mafilime n'ibindi, va muri za pornography, va mu bintu byose kwinjiza mu busambanyi. Zibukira nta kindi, uwo mata na Kristo akugirira neza. Gatanu, icyaha cyo kuroga. Umuntu ashobora kuroga mu magambo, yakoroga mu gukwanga, yakora ibintu byinshi cyane akohereza abantu bihana uburozi. Gatandatu, bukwiye mupfe ku cyaha cy'uburozi. Gatandatu, mupfe ku cyaha cyo kwanga mwene so. Umuntu wese wanga mwene so, wowe ni umwicanyi. Imana ikubatuye ku cyaha cyo kwanga mwene so. Karindwi, icyo cyitwa intonganya. Fa ku ntonganya uyu munsi. Fa ku cyaha cy'intonganya. Uzatongana ugeze ryari? Uzagira amahane ugeze ryari? Uzasambana ugeze ryari? Uzariganya ugeze ryari? Uziba ugeze ryari? Uzabesha ugeze ryari mwene data? Icyaha cya munani haza kuzamo icyo cyitwa ishyari.
ishyari rimaze abantu, umuntu arazamuka ko ntabwo wowe wabyishimira, umuntu aratera imbere ukamugirira nabi, urimo agambana umuntu urimo kwizamukira mu iterambere rye. Mwene data, reka ishyari Imana igusubireho. Imana isaba ikibazo, isanya urubanza n'abantu bafite ishyari mu mitima yabo. Reka ishyari irakwinginze, reka ishyari uyu munsi wa none, pfa ku cyaha cy'ishyari. Icya cyenda, reka amahane mu rugo rwawe. Wewe wa mugore we niba uri umunyamunwa, reka umunwa munini. Wewe wa mugabo we niba uri umunyamahane, reka amahane. Yesu arakugirira neza. Oh Jesus, babarira abantu ntabwo bazi ibyo bakora, babarenda kwinginze mwami. Abantu bitandukanya icya 10, kwitandukanya 11, kwirema ibice, cya 12 igomwa, cya 13 ibisindisha byose, cya 14 ibiganiro bibi, cya 15 ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazigera binjira mu bwami bw'Imana. Hanyuma rero mwene data, unyumva uyu munsi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umupasiteri, waba uri umushumba, waba uri umudiyakoni, waba uri umukristo, waba uri umwigisha, uyu munsi wa none ni ugupfa ku byaha byose. Igihe ingeso za kamere zose utarazipfaho, ntabwo wemerewe kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana, ntabwo wemerewe kugaburira ijambo ry'Imana, ntabwo wemerewe igihe gikora ibyaha by'ukozasoni n'iby'isoni nke, utariga kwambara neza ngo ujye imbere y'Imana wigishe, utariga kwitwara nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza, utariga gupfa ku cyaha cyose kimwe hagati ya 5-19, utarapfa ku ibyo byaha byose, ntabwo wemerewe kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi rero, pfa ku cyaha kuko kera mu Balewi ibitambo batambaga byabaga byapfuye bitumva. Hanyuma rero niba bitarumvaga nibwo Imana yabyishimiraga. Nawe uyu munsi rero ugomba gupfa kugira ngo igitambo kizima. Iyo agasaka kaguye hasi mu itaka karabora, kakara imbuto nyinshi, ariko kataraga mu butaka ngo kabore ntabwo kakora imbuto nyinshi. Nawe rero wa mukobwa we, nawe wa mugabo we, nawe wa musore n'umukobwa, ukwiye gupfa. Gwa hasi, ugomba gupfa, ugomba kugwa hasi ugapfa kuri kamere k'umuntu waciye, ugahinduka ukagera mu bugingo bushya nk'uko Yesu Kristo abishaka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tujye gusenga Imana, ariko upfe ku cyaha. Hanyuma rero wowe utarakora subscribe, wakora subscribe ukandikisha. Wowe wayikosa gushimiye, twizera neza ko ijambo ry'Imana rimaze guhembura ubugingo bwanyu. Imana ibagirire neza rero. Ndabashimiye mwese abari hirya no hino mu Rwanda, muri Afurika no muri Aziya, bari muri za Canada, za Cameroon, bari muri za Ivory Coast, bari muri za South Africa, bari muri za Cote d'Ivoire, bari muri za Belgium, bari ku mugabane w'Uburayi, Afurika mu Rwanda, bari mu bihugu by'abaturanyi muri Congo, DRC Congo, Tanzania, Burundi na Uganda. Ndabasaba umugisha kugira ngo Imana bane namwe kandi nabika imbaraga zo kurisha icyaha n'igisa nacyo. Imana bagirire neza rero. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Robert Ndemezo. Dusenga Imana. Wewe wumva rero ari ibyaha byakunaniye de kwizingiraho, fukamahuri mwene data, Yesu arakureba kandi ari kumwe nawe kugira ngo kugirire neza kandi agufashe. Bana nziza, bana ya Abrahamu, Isaka na Yakobo, ndagushimye kubanye nanjye uyu munsi. Ungiriye neza mwami, reka ijambo ryawe rigere ku bantu bose kandi baryumve kandi bagirire neza. Hanyuma abantu bose baryumva be kuryumva bishuka, ahubwo bigire ububasha mu mitima yabo, bizabere impamvu n'urwego ruzageza umugambi go mu ijuru. Mana urakoze rero, ndagushimye mwami, nukuze gupfa ku cyaha cyose n'igisa nacyo, twambare imbuto z'Umwuka Wera. Ibyo nsaba Abanyarwanda bose muri rusange, Abanyafurika, Abanyaburayi, Abanyaziya, Abanyamerika, Amajyepfo n'Amajyepfo, ibyo mbasabye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bye bye.